reka nanjye mvuge kuko dusanzwe tubivuga n'abandi babivuze, kwihanganisha imiryango yasizwe n'indwara zitunguranye. Abantu bari mu rusengero mutuje byaba ari byiza, ngira ngo byafashe. Nuko hariho iyi kamera aricyo nari kuvuga, ariko nanze kukivuga kubera ko mitandao itari myiza. Turavukana twese, turaziranye, kandi ndi umushumba washumbye ubwoko bwacu. Hari ibintu bimwe bitaza biba byiza nyine. Uriya mubyeyi wahindukira ureba inyuma, uriya mubyeyi mumubwire areke kureba inyuma ngo avugane n'abantu. Wewe mama wa Marori, buriya ntawe mbwiye ko ndavugana n'uriye, ko nawe uvuze ngo n'urundi rusakuzanye. Nuko ndeke nigeze kubaza igihe kimwe twadusenga, tukabaza noneho twadusenga Imana ikavuga ngo abana bahabarira ngo na amapepa bayabateye ngo ugira ngo arogoye ijambo, ariko umuntu akagira ngo none ni ibinyuma. Nzakubwirirwa umugisha, nza kubaza umuntu umwe wireze ngo mare ndamubaza, arambwira ngo burya ngo iyo mwabonaga abana barira ngo arya na amadayimoni tsadushira mu bantu ngo abana barire batesha umwanya ijambo. Uko ari abantu nabo dayimoni zicamo bakarogoya kugira ngo badutware umwanya, kwagira ngo nubisanzwe, kandi no mu isoko ndiyovuga. Mwihangane, mukomere, mureme. Ngira ngo sinzi wavuze ngo ese nitudakomera turagira dute nyine. Nubundi nyine umuntu adakomeye byagenda gute? Reka mbane nsome, kuko hari aho muri Bibiliya usanga umuntu bigeze ngo kumuhorahoza, ngo abantu barahaguruka baramuhorahoza, ngo yanga guhorahoza, ngo arabyanga. Mariko ibice 5 umurongo wa 38 na 39, tuvuga ibisa n'aya makuru kubera ko ibiriho byabayeho kandi bizahoraho kugeza Yesu agarutse. 5:38 na 39 Mariko haravuga ngo bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, asanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. 39 nuko yinjiye arababaza ati, niki gituma musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. 40 baramuseka cyane. Ndeka mbisubiremo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. 39 nuko yinjiye arababaza ati, niki gituma musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. 40 baramuseka cyane. Luka 24 n'umurongo wa 14 turagera ku 19, dusimbe 21, 25, 26, 21, 25, 26. Haravuga gutya ngo 14 nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanya. Yesu arabegera ajana nabo. 16 ariko amaso yabo
arabuzwa ngo batamumenya. 17 arabaza ati muragenda mubazanya iki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. 18 umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? 19 arabaza ati ni ibiki? Bati ni bya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. 21 haravuga ngo kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. 25 arabwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. 26 ariho dusoreza. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa tyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Karibu mu ijambo ry'Imana ryo guhumurizanya ku bantu batatu kandi ari na twese babuze ababo kandi ari bo bacu. Ijambo ry'Imana ryonyine gusa niryo rifasha umutima w'umuntu. Nta yindi mvugo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yumvise umuntu. Hari umuririmbyi waririmbye ngo kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose. Ndashobora kuvuga ndangurura cyane, ariko utabifashijwemo no gutahura ijambo ry'Imana no gusobanukirwa n'ijwi ry'Imana biragoye kumva. Mu gitondo twabanye n'abari hano tuganira impamvu Salomo yavuze ngo gupfa ngo biraruta kuvuka. Mbabwira ko imvugo y'Imana rimwe na rimwe iragoye kuyumva iyo utabiheshejwe n'ijambo ryayo. Wasanga turi muri aya makuru tuvuga ngo Imana ishimwe, ubundi abandi bakavuga ngo reka batambe. Hari wavuga ataba abantu ngira ngo bataye mu mutwe. Abantu hari ibyo bataramenya, ariko kandi hari ibyo twamenye biruta ibyo abandi batazi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo tuzabaho iteka. Mu gitondo nabivuze ndavuga nti nsigaye ngira ingorane yo kuganira hejuru y'urupfu abantu bateranye kubera ko twumva ibitandukanye. Bagarukira ku ijambo ndababwira ngo naratangaye, naragenzuye, nabanye n'abasirikare turabana, nje ndi umupasitori, ariko ikintu cyantangaje n'ukwizera bagira mu rupfu n'ibyiringiro bagira mu rupfu. Ntibagira ubwoba bwo gutinya urupfu. Ndabibabwira none mu gitondo ngo kubera yuko badafashijwe n'Umwuka Wera, badafashijwe n'ijambo ry'Imana, bafashijwe n'uburyo bigishijwe gusa, bakabigisha bakabakuramo urupfu bakabamaramo urupfu, umuntu agatinyuka imbere y'umuntu agapfa akamutambuka, undi agapfa akamutambuka, undi agapfa akamutambuka. Kandi ndibaza ngo iyo babakorera training ntibazababwira ngo nyuma yo gupfa, iryo somo ndaryo ribamo ngo nyuma yo gupfa hariho kubaho. Oya, bababwira gusa kwihanganira icyo bahamagariwe bagapfa nk'abagabo. No, kenshi nza nibaza ngo isi iyo tugeze mu rupfu kubera iki? Yaba ari nje utarasobanukirwa cyangwa se umuntu akavuga ati yigira igitangaza, ariko nza nibaza cyane, nza nibaza uburyo tutaza tureba ngo turebe hirya yaha
gatondo nabivuze. Mwibaze uburyo nzarangiza mu gitondo kimwe cyangwa umugoroba cyangwa amanywa, sinza mbimenya, ariko mba nkusaba kugira ngo ndebe nk'igihe ciza norangirizamo, ariko nkarangiza mpaye mvuga. Nabwiye Imana ngo izareke nzarangize mpaye mvuga, nayo yagiye ihaye ivuga. Nuko murebe ikintu kize kindangaza, zanicara kagira ubwoba. Umunsi nzitaba kuno kwitaba no hirya yejo, abantu bokorana bakaza bakabwira madame ngo wihangane wagize ibyago. Yagize ibyago ko nagiye mu ijuru. Ni ndwara kanseri n'ibyago, nimfa kaja mu ijuru nabyo bibaye ibindi byago. Iyo mvugo yaranani sindayumva. Sinabwiye ko ndagishaka kwigisha se kunani, siwe bingora nkavuga ibintu abantu bakavuga ngo nimba yacanganye kibaya. Ndi muzima pe. Ndware kanseri nirware mara imyaka nibuca mfe, hagati yo kurwara kanseri si ibyago mukagira Imana nje mu ijuru nabyo bibindi byago. Ndemezanya n'umubiri kubabara, umubiri uracyababara, ariko kandi Bibiri abango nditukababare nkabarya. Hari urwego tugomba kugarukiraho, n'uduserutseho akamenya ko dufite Imana, twizeye Imana. Sindabura undi muntu ukomeye nyine mu muryango barahari, ariko abankomokaho nabuze umwana w'imfura afite imyaka 16, uko nawe ntiyari muto. Umukobwa uko sinkumi. Nababwiye mu gitondo nije wabwirije kukiriyo, nije wahubiriye. Sindabura madame, nawe niwe muntu uremereye. Ningira mu gishimane kanemera nzagenda mbere, nagenda mbere nzanguma kwiga uburyo nzitwara, nzamyipangamwo neza. Nzamyicara myabi hazabi yo tuvugana, kamubwira ndi ni mu kwipanga. Imana nitanumvira ngo ngende mbere ukagenda mbere yanje, nza nipanga uburyo nzohagarara mu bantu n'uburyo nzavuga, kandi bizakunda. Kandi uko nguko nimbwiriza bazavuga ngo kuriya ngo usanga bari babanye nabi. Ndubona ikintu nasanze tutagira, ntitugira kwizera kumwe. Haba nijuru ndi turi kumwe nibyaho. Nico gihe mbabwiye umwana yitavye 10:00 nije wari kubwiriza muri burakeye mu gitondo, mbwira madame ndi gusigaranye umurambo, banze nje guhubira abantu gabaje tibo buri jambo rya none ryo mugate w'uyu munsi wa none. Ningaruka turabona kujana umwana kuri moruka, abantu ngo kuriya ngo yahahamutse ngo umuririmbyi ngo kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Sema amina. Kuamini pasipo kuona, iyo tuvuga ibingibi ndi tubirebesha nayo amaso, hari wanyandi maso y'umwuka wera azagenda. Haleluya. Yandi ni mbagaze barimba ngo nyuma kimeta chanoro, nina utazama nini mji wa mbingu. Sinabaye muri Sunday school, sinagiri uyoba hati papa nawe ntiyemeye vuba cyane, yabaye nkatinda noneho ngo marenda mvuka ndagahungu kari inyuma y'abakobwa kera bagezava ngo abakobwa ngabahungu bitangaza, nuko akanjana iyo yageze agenda. Sinaba muri Sunday school ngo menye indirimbo neza, ariko nyine nza ngenda nzikwega rimwe na rimwe aho menye ubwenge. Turacyari kumwe. Iyo ngeze ku bintu by'ishuru, iyo mpaye mvugisho nizo nyigisho ndanumva zimba mu mutima, inyigisho zo gutanga gukorera Imana, n'inyigisho zo kuja mu ijuru, nibyo bintu ndanumva byusuye umutima. Niyo umuntu ayabibwiriza
nza numva sinkorera Imana. Yeremiya aranduta se, Ezekiel aranduta, yakoze mu gihe cye, ubu saracayakora, sinje wayikora. None ko tuzatuvuga Ezekiel na Daniel kaho batapfuye, maze ningena baze batangira ngo mare njewe marehemu reka bazagende bakwite marehemu wewe utaragize icuma ririsi. Nta muntu ubaye utafite icyo azasigira mu muryango, n'uwimba ari mu bwoko, nimba ari mu muryango, nimba ari mwitorera aho dufite benshi baza bagenda tukaza tubarangira gusa ku myenda ngo yambaraga ngo igitenge cy'umutuku. Barakuvuga hiki imvugo yo gupfa yahereye mu isezerano rya kera, umunsi Adamu Imana imubwira ngo nurya kuri iyi mbuto no gupfa uzagira gute, uzapfa. Iyo basobanura muri Bibiliya cyangwa mu nyigisho za Bibiliya bavuga impfu zine zibaho. Bande batazabapfa abakristo, bande batazabapfa abakiranutsi, bande batazabapfa abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Tibaza bapfa abantu bakijijwe, abakristo b'abakristo tibaza bapfa. Bibiliya yavuze tugiye gusoma baza basinzira. Iyo umuntu asinziriye hariho ibyiringiro byo gukanguka. Reka tuwasoma ngahe soma. Umuntu umwe nadufashe hatangiriza kuvuga ati pasiteri buriya nawe ntiyoroshe. Tesalonika bambere wosanga asomye ku gapapuro yari afite iruhande. Abantu batagira za Bibiliya murahari, muzazigure, tazigura namwe ntimworohe, ntimumerewe neza, ntimubizi gusa. Ubu nyine bavuga ngo bafunga abantu badafite za Bibiliya hano hose bari abantu bake. Siko muhamubona mwebwe Bibiliya izi ngizi, apana telefone izi, bakavuga bati ubu nyine abantu badafite za Bibiliya barabajana hariya. Hano hose twosigara na bake muri urusengero, niko mbaye mbona. Wa wundi ngo yari ngo afite abasota. Soma wa kandi n'umurongo wa 13 dusome. Ariko bene data tidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, tidushaka ko mutamenya aya makuru y'abasinziriye. Nditubishaka. Pawulo yandikira abatesalonika bari bafite ibibazo byo kwibaza, abantu bapfuye barapfa ngo amare gupfa ngo batekereza yuko impanda yavuze ngo byarangiye. Pawulo arabandikira avuga ngo sinshaka ko mutamenye ibyo abantu basinziriye. Tiyavuze ngo bapfuye, yavuze ngo basinziriye. Aho mutagereho mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. 14 ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Abasinziriye muri, ntibavuze ngo bapfiriye muri we, bavuze ngo basinziriye muri we. Iyo abakristo yitabye Imana, iyo umuntu arangije muri uyu mubiri umwuka ugatandukana n'umubiri, ngo abasinziriye muri Kristo, abari muri Kristo ngo ategereje. Turi kumwe? Sema amen. Naringize ngo araho mugiye. Turabyumva gutyo gusinzira. Abavandimwe badukuwemo, ababyeyi, abana, abakuru basinziriye, kandi basinziriye muri Kristo Yesu. Impanda ngo nivuga bari abasinziriye muri we bazazuka. Muzindirimbo ababaririmbyi bazaririmba kandi zikaturyohera, ariko tukibagirwa ngo tuzahoberana mu gatondo kandi twakaririmbye. Sinza kandi bazavuga ngo nyine abahimbyi nabo nuko kose ndaho ndiboroshe ngo tuzakubitana imisaya. Ndako kahaba karahaba, ngo duhuze imisaya. Irahari
none uri mu kwibaza ngo uzahuza imisaya na Yesu waciye oye tuze tuvugana ukuri uzaca iyo twaturirimba tuzahuza imisaya cyangwa tukarimba makao yetu ya milele aho hanyuma tuzayajamwo gute oye abundi ngira indirimbo kandi nza nkunda kuyivuga cyane nza nkunda kuyivuga iyo hari ikiriyo kakunda kuririmba iyi ndirimbo iyi si turimo aho ni umubabaro aho yo ni yigikundiro none uku turi mu kubabara turi mu kubabazwa niki ko dukunze iyi si akaba ari isi imibabaro n'amakuba n'amagorwa turi mu kubabazwa niki kandi dushaka kuyibamo iyo twadusenga ngo intambara ziveho zije he kandi ziri wabo hano mwisika ni iwabo w'intambara mwijuru kwa ntambara zizaje Mwami Yesu Kristo haleluya mu izina rya Yesu Kristo turahagaritse intambara zagumiza iturindiremo intambara ntabwo zizoshira ntizahagarara ahubwo ko biragenda bitera biba bibi kuzageza impanda ivuze nico intambara zizahagarara hano ni iwabo niho zikorera ntizizaja mu ijuru kuko nta kibanza cyo mu ijuru c'intambara abasore bari mu kubangureka ngo batere satani ngo batereza haleluya ngo igende ngo ibirometero ndahwije abashaho umwana mwitonde timukaza muvuga ibintu mutazi nibyo mudashoboye satani je he ibirometero bingana aho ngaho ibyo birometero bijijamwo irajahe ariko muzamudutera igipindi baja ngo bagiye kuyirukana ngo ibirometero ubwo ngubwo kera abantu bakama bashwana tugisohoka ukibaza uteze none rya satani bateye ku birometero yigarutse gute iyi si turimo n'iy'ibyago n'iy'amarira n'iy'amaganya n'iy'agahinda ariko isi tujyamo iyi ngiyi aba bagiyemo n'iy'umahoro n'iy'umuneze sema haleluya Imana izitudohorera simvuze ngo tureke gusenga izitudohorera gatoya ikadohora ariko intambara ndizizohagarara gufa ndi kuzohagarara inzara ndizashira ubukene ndibuzashira mva nawe bishira bijehe biri muri tere biri mu kibuga gusenga gusa nyine tibize bitwegera kagira abantu batibitinya niba ari Billy Graham nigeze kumva ngo yagiye mu ivuga butumwa ngo amare gushika igihe aryamye ngo yumva igitanda ko kiragenda none ngo yibuka ko ari satani ngo aramubwira ngo shetani toka ukwijimza mubona aya masengesho maremare dusenga nayo integenke gusa kuriya ni integenke gusa zonyine zaratwishe twarapfuye nta muzimu turimo amasengesho yo gusengera umurwayi ngo icyumweru amezi 2 ni integenke Yesu yaravuze ngo soza tugira gute muzamutegeka siko bibiri ivuga mu izina rya Yesu bijya byose uzubona tugira parapara byaranze tegenke gusa Mwami Yesu we ngo dutabare ngo urebe uyu murwayi ibatabare wewe baravuze ngo mutegeke kuraza gusura guhamagara ngo Yesu abatabare
simbabwiye uku nguku muhamubona ngo bucyane Rwamagana ngarutse kuri rya jambo naryo mbe nkurisura Rwamagana mpaye insezeranye ubukwe kumanywa saa 7 hari nka saa 8 mpaye insezeranye ubukwe maze haza umutingito urusengero rwamara rugira gutya ngo mare na mama babwira ngo muhumure data wacu umwe yamabwira ngo mudaheranwa ngo komeza mumubona ngo nicihebe ni muhunge ni musohoke abantu bita hanze nsigarana n'abageni ndababwira nti mureke n'ubundi ni mupfa turapfana muhumure nta rusengero rugiye kutugwaho nabwiye Imana sinshaka impanuka kuko nayo ntiyakoze impanuka nabwiye Imana sinzogongwa n'imodoka narabyanze nzambwira Imana nza niha gahunda y'uburyo nzopfa izanga gusa ariko nzanibwira ngo urupfu nshaka rumeze gute ntarwo uzuvuga ngo nuruvuga ngo nukwiyaturira nabi izokugahunga amatatu hari igukubita kumena umutwe none sara umunsi wasenze ngo uzajanwe niki no gusinzira ngo sico ngico umuntu yo gisaba yambaye ngamwanya erega hari ibintu bimwe sukwiyaturira mu gitondo nababwiye ngo nigeze gusenga ndwaye mbona abantu babiri bagenda umwe arinjira reka muvuga umwe ni muzee Zakariya ni wari umushumba wacu mukuru mbona arinjiye mu idirisha ndamwira ndetse muzee waretse tukajana arambwira toya itonde mu mwanya hazundi nawe arinjira ndamubwira nti nyabona ko agira Imana mwaretse tukajana barambwira ngo itonde ngo uzaza nyuma yacu none baragiye nije uri ku murongo ndi ku murongo gutyo ukungu kwasigaye simbamenye intambwe nzanama hazabiyo mbitekeza nkama numva ndanezerewe kabona gusasiga nk'intambwe nico gituma nzambwira Imana ndi urupfu nshaka nuru ngomba kwicarana n'abana kabasezera kababwira makuru ngasezera umuntu wese ngasezera abakristo ngapanga ibintu kababwira ibyo byose nutabivuga uzokenyuka uzofa imbumbakano ese turacyari kumwe tuzadufata tugira gute tuzadusinzira reka nsome ikindi cyanditswe kimwe Abatesalonike ba mbere 5:10 wa musomyi wacu abahe bandika mwandike n'Abakorinto ba mbere 15 n'umurongo wa 20 some 5:10 wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba tusinziriye wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe ukundi mwumva ko ari gusinzira baba reka mbereke dusome ijambo rigaragaza ko tuzakanguka nkagira ndangiza akakarongo tagipindi gakiri mu kuri kw'ijambo ry'Imana tuzadufata dusinzira kandi tuzakanguka mwumva uburyo bazadukangura Yesaya ubuhanuzi bwa Yesaya 26:19 hasome Yesaya 26 umurongo wa 19 abawe bapfuye bazaba bazima abawe bapfuye bazagira gute bazaba bazima intumbi z'abantu banje zizazuka ababa mukungugu umwe nimukanguke ababa mukungugu umwe nimukanguke hanyuma muririmbe kuko ikime cyawe kimeze nk'igitondo mumva kwa iyo mvuga sindangirizaho gukanguka mwari mukugira tese kwa dusize mu gusinzira aho gukanguka ni hehe naho Bibiliya ngo bapfuye bumva ngo nibo bazazuka bagize gute bumva Paulo arandikira Abatesalonike ngo Mungu mwenyewe atashuka ngo umwami ubwe azamanuka n'akamu ka marayika ngo imbanda y'Imana izava ngo nuko abapfuye izava nivuga abantu tuzadufata twitaba Imana aba bantu bita bagiye Imana abahamagaye baritaba uku twebwe ntiraduhamagara
nta muntu Imana se guhamagara ukaruhukagira nibyo nariko mbabwira nkunda kukavuga abantu bavuga ngo sarire ngo Imana yaturushije amaboko ngo iramujana ariko igitangaza nza numva muri yabarushije amaboko mwarwanye se byagenze gute ngo Imana nige ngo yaturushije amaboko iramujana yewe yashitse nakurikira Imana yisha abana b'Isiraheli bose banyagiputa ikavuga ngo nibavuge ngo ngo kuki ngo yisha abana bose mu muri Egiputa ngo nibavuge ngo imbabazi zayo zihoraho iteka ryose ukavuga umwanya uwo ari wo wose umubyeyi umwe bavuze barangije yajyanye ari muzima birarangira yajyanye abantu bizeye ko agira gute ari bukanguke iyo umugore wumva yahereye mu isezerano rya kera umunsi aza Imana imubwira ngo nujya kuri imbuto no gukuzanya gute uzapfa iyo basobanura muri Bibiliya cyangwa muri inyigisho za Bibiliya bavuga impfu zimwe zibaho bande batazapfa abakristo bande batazapfa abakiranutsi bande batazapfa abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ntibazapfa abantu bakijijwe abakristo ntibazapfa Bibiliya yavuze tugiye gusoma bazasinzira iyo umuntu asinziriye hariho ibyiringiro byo gukanguka reka tubasome barisoma umuntu umwe nadufashe hatagiza kuvuga ati pasiteri buriya nawe ntiyoroshe Tesalonika bambaye usanga asomye ku gapapuro yari afite impano abantu batagira za Bibiliya murahari uzazigura utazigura nta kundi timworohe timumerewe neza timubizi gusa nyine bavuga ngo bafunga abantu badafite za Bibiliya hano hose hari abantu benshi siko murambona mwe Bibiliya igize imbizi apana telefone isi bakavuga bati nyine abantu badafite za Bibiliya barabajana hariya hano hose hari twose hari n'abakimuzi niko mbaye wa undi ngo yari afite abasore somo kandi umurongo wa 13 dusome ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye ntidushaka ko mutamenya aya makuru y'abasinziriye ntitubishaka barabandikira Abatesalonike bari bafite ibibazo byo kwibaza abantu bavuye baragwa ngo abari ko mubatekereza yuko Imana yavuze ngo byarangiye Pawulo arabandikira ngo sinshaka ko mutamenya iby'abantu basinziriye ntiyavuze ngo bapfuye yavuze ngo basinziriye aho mutagero basababara nk'abandi badafite ibyiringiro 14 ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka abe ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we abasinziriye muri ntibavuze ngo bapfiriye muri we bavuga basinziriye muri we iyo abakristo yitakima iyo umuntu arangije muri uyu mubiri umwuka ugatandukana n'umubiri ngo abasinziriye muri Kristo abari muri Kristo mbategereje turi kumwe sema amen yarinze ngo araho mubiri turabyumva gutyo gusinzira abavandimwe badukuyemo ababyeyi abana abakuru basinziriye kandi basinziriye muri Kristo Yesu ibanga muri ivuga bari basinziriye muri we bazazuka musiringo ababari muzazari bakandi tukaturyohera ariko tukibandwa ngo tuzahobera mugatondo kandi twakarira
kandi bazabaza ngo nyine abahinzi nabo nuko kose nabo ntiboroshe ngo tuzakubitana imisaya ntabwo nkaba ngo duhuze imisaya kandi none umubwibana tutahuze imisaya na Yesu waciye tuze tuvugana uzaja iyo twaturirimba twavuga tuzahuza imisaya cyangwa tukaririmba makao yetu ya milele hanyuma tuzayajamo ubundi iyi ndirimbo kandi ndakunda kuyivuga cyane ndakunda kuyivuga iyo haba hari ikintu ukakunda kuririmba iyi ndirimbo iyi si turimo aho ni umubabaro aho isi cyatujamo yo ni igikundiro n'amakuba n'amagorwa tubabuza kandi dushaka kubiba iyo twadusenga ngo intambara zije he kandi ziri iwabo hano mu isi bari iwabo intambara mu ijuru nta ntambara zizaba Yesu Kristo haleluya izina rya Yesu Kristo turabariza abasore bari kumagurika ubatere satani ubatere haleluya kugenda kilometero ntabwo cyabasha n'ito timukaza kugirira utazi n'ibyo bikasho satani je ibirometero ninka aho bantu ibirometero bijya mu biraje ari kugira ngo itere ibyo baje mubagiye kwirukana mu birometero ubwo kwera abantu bakama bashwana tugisohoka ukibaza utese none ya satani bateye ibirometero nigandutse usenga kusanyire tibize bitwekera kikagira abantu bakiti nibari bitra nigeze kumva ngo yagiye mwivuga gutuma ngo mare gushika ihajyana ngo yumva kitanda ko kiragenda ngo mwana muri papa satani mwana muri shetani ukijuna ngo na ya masengo shomane kuse na idege usakuri anidege usazo nileza kwa kama zitutuli anasema chomse ni kwa mtume ameza ndege kieshara ni kusoda bila kutunza mtege sio vilivyo msina kazi bila kusura tu ya karaka jana na Yesu tutawale ule ni kwa hiyo
ibatabare ibatabare. Wewe baravuze ngo mutegeke kuraza gusubira kwamagana muri Yesu abatabare abatabare. Simbabi mama ubucyane kwamagana ndase kuri gajama nandi n'umuso kwamagana nta nsezerano kumama sasa hari gasama hari nsezerano maze haza umutima urusengero rwamara kugira gutya ngo mane na mama bwira ngo muhungu data wacu na mama ngo mudahera ngo mukomeza mu ngo nicike bari muhungu n'isoko bantu bitahanze nsigarana n'abageni ndagira ndi mureke n'ubundi n'umupfa turapfa muhungu ntabusengero rugiye kutukwa nabii Imana sinshaka kuko nari byakoze nabii Imana sinzokongwa n'imoto narabya nzabwiye Imana nzani gahunda y'ubuto isanga gusa ariko nzani urupfu nshaka kumeze hakuzu ngo nuvuga ngo kwiyakirana izo kulomba gatatu bari bitukura none sa musose wasende muzajana ni nugusinzi bisito ngishugiye bisaba ndamayika mwana ekali bimwe sukwiyakirira mu gitondo narabe ngo nigeze gusenga ndwaye mbona abantu babiri bagenda umwe arinjira reka muvuga umwe ni Museza Zakariya ni wari umushumba wacu mbona arinjira mbigisha ndamwandise muze waretse tukajya arangatoye umwanya hasi n'abarinje ndamubwira nti nyamuka b'Imana mwari se twajana barambira mu gitondo uzaza nyuma yacu none baragiye ejo uri kumuroko kumufase sibane gitabo sala hazani mbitegeka abantu bari banezerewe kabona usasa ngidanga bicho bituma nzambira Imana ni kufushaka n'umuru ngomba kwicarana n'abana kabasezera kababwira amakuru gasezera umuntu wese gasezera abakristo bapangira kababwira ibyo byose nutabivuga uzokeyuka uzopfingoma kana esa turajya titsatufatwa tugute usadusize reka nsome ikintu cyacu Abatesalonike ba mbere gatandatu rwa musoni wacu abari bandika bandikira Abakorinto ba mbere 15 kuri 20. badupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye badupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe reka mbabwire mbereke tusome ijambo rigaragaza ko tuzakaba kagira ndabiza kakaro kandi pinga kinini kuri ijambo ry'Imana tuzadufata dusinze kandi tuzakaba mwumva ibyo bazakaba Yesaya ubuhanuzi bwa Yesaya 26:19 asome Yesaya 26:19 abawe bapfuye bazaba bazima intumbi z'abantu banje zizazuka ababa mu kungugu umwe nimukanguke ababa mu kungugu umwe nimukanguke muririmbe kuko ikime cyawe kimeze gitondo iyo mvuga sindangiza aho gukanguka mwana mukubwira tese kwani usize mu gusinzira aho gukanguka nge na Bibiliya barakuye bumva ngo iyo bakanguka bari gute bumva barabandikira Abatesalonike ngo Mungu mwenyewe atashuka ngwema amwambia atamanuka n'akanguka barayika bibana Imana izabaguruka bakure bizavuga abantu
tizadufatwa twitaba Imana. Aba bantu bitabagi Imana yahamagaye hano uku twebwe ziraduhamagara. Tanto Imana se guhamagara ukavuga n'ibyo nakombaga ngo nakavuga abantu bavuga ngo usari Imana yatushije amaguru biramuja. Ariko igitangaza nzanwa muri yabarusha amaboko mwari wanyese byageze Imana nike watushije amaboko biramuja. Imana yishe abana b'Isiraheli bose bajya kuvuga bavuga mu bavuga n'ibyo imyaka bagakiragaba ko njyewe hazamuka niko umwana hayibana. Noneho icyo nagiye kuvuga ese turacyari kumwe sema amen. Iyo umuntu amaze kuvuka Imana isimugenera imyaka tarengo kandi ikaba imyaka y'ibanga ntabwo uyizi. Haleluya. Uyu muntu agakura akagera ahantu agera mu mezi genda agasigara mu mezi akaririmba ari mu mezi agatamba ari mu mezi agasega ari mu mezi twaba tumubona hituko twagera gusaba ariko mwana turabona uburyo muzeha gikomeye murabona uburyo mudaheranwa gikomeye ko ndakomeye ariko ni mu mezi mu gitondo nambere n'ibyo imibereho y'umuntu nibanga rikomeye iminota ari kumwe n'abana karavugana n'abantu iminota nishaka iminota 50
kiraba isaha iyo ngiyo minota 60 40 abari muzima bahaganira abari minota 20 abari minota 10 waganira utarwaye utanishuru kakibazo noneho hagasigara minota akabagihe kurya n'amasegonda se mwanya narinze kugira ngo mwipasa kurimwe banaza ni mukofi ikavuba vuba ana kushasha Mercedes nuko mwanya ngoruke makabera bityo simpati kugereraho umutaka bararangije none abantu bagasigara ikibazo yarangwaye umutima yaraga tension ikibazo niki kuya byamye ubuzima yaribye akanwa imyaka 50 Imana yamuganye iranawe mudahera kavuga kukara birumvika icara kumva gutego wewe imisi yawe imeze mwanisera nsego yakamagara nagira gutego kameta aya mashari inspaltekereza ko akanziza imodoka amafaranga nziza ariko abandi nigeze kuba umuntu umwe lifte naje nabaye lifte ariko imodoka naje nakodesheje naho ndakiranutse ndagira ko abantu bafite nta none ngo twere mu nzira byari umuntu ukuze mushike to avamo ndamwatuva mu nzira waranze gusa undatanga amafaranga nukoresha we muze mbare arambara ngo se ngo yaguze imodoka muri 60 na ninga na gatandatu nari tarafu naho ni najagati ya mumvundi muntu nzi imodoka ndaravuga yeye ubwo imodoka ni nziza ariko ni bikora kwa cyarasha umusuzo y'imodoka kuba kandagira abantu babonye sibisha Boshaka kubitonda no bandi bantu nungora gujuza kaso abandi bafite abayitaje kampamvu y'ukwice umusureba urebe hejuru mujakwera kurebe murebe kasonse yo gucumira kandi na 15 kaso izayishwe 14 no 13 babandi Isaya 28:14 yo gucumira kandi no 15 wampamagara nakwitaba wagira gute wampamagara nakwitaba hanyuma washatse kubona umurimo w'amaboko w'iki w'amaboko yawe ndetse wagana Imana bizi turushaho oya Imana wabagaye twitaba bize kureba iki imirimo y'itokese turummirimo y'itokese Imana wabagaye bigiye kureba cyane iyo tubasinzira Imana iziduhamagara tukitaba iyo tukitaba rero Imana izigira gute izidusangura sema amina tuzadusangurwa kandi twagira aba bantu bacu ntibapfuye bazamuwe Imana yabazamuye Yesu yabwiye abigishwa arabwira abana yabwiye abigishwa ngo ngisi murabona mbona pipa nigatakaje uruti uburyo mubona azamutse niko namwe niko bizamera reka dusubire cyandike Abatesalonike babiri kandi 16 Abakorinto babiri 15:52 yasoze Abatesalonike babiri kandi 16:12 Abakorinto babiri 15:52 avuze ngo kuko umwami ubwe
kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Amen. Abantu ba Canada ntabwo nibase kumusura abagutse harimo n'ingabo ndiba kwizina giwe nigeze kujya kumureba kubana nawe yigeze kumbwira ko bavuye mu bitayi bari bageze mu kimisingahe ngo amare barazana aririmba bahuze mu akabira gutya bahebashira Imana ngo bararirimba ngo bari kuririmba cyangwa uko byagenze yamago aragukombagwa aca hejuru y'ikibira agwa hirya ubundi musozi kubera ko bari bafite itara akazarambitse itara ngo bagere gutya barebe bw'ibitagiye noneho ngo barahamagara nzize byagenze arabwira ati twaririmbye numva sinzi ukuntu mbaye umusore muririmbe ndebe ko mbaye akoze yagaragaye. Sema amen. Kana ngebyambaye mpagati nane nigeze gusa fine basman ariko kwezi wambayeho gahoje gato irampoka naje arapoka kuri tuzaza kuri sandi ngo muzamumva ngo sinakari bakwabe tuma ngo bazamira baba ngo maze nikukiriki kuri narabiko tuzaza. Yabo uzagenda baza nanjye uzubaza tese uja kukaza ari mbabeza numara wumva kwariki harakantu bari bumva na uzokubona tumbe tubivuga n'ibyo uzokubona ko ndakwitegereza nakubona isengesho ry'iminota 3 tugiye kujana isengesho ry'iminota 5 bari abantu bose bakoze bari abantu baba mu masengesho bari kujya bagiye bakagenda bakava mu kazamuye nigeze kuvugana na Rugina mu kigonzi arambira ngo yigeze kugenda bivuga gutumwa ngo agende kayimye agaruka usanga yavyana ngo muri basa ngo umusitari ugendamo wagaruka Rugina ni mwana musi sibo baciye mu gikuta yaciye mu bomba cyangwa so yigeze kumubwira ko buri hano yaje kwitana hano ukitengera mu gitondo turavuga twase wabari abantu ni bashaka umuntu urenje ngo amuzane baducike apara kusenga baducike akabona teze agira aducike aramaki yo nabonye umuntu nimuyinga mu bujumbura yaraguse namutumye hayangiriza aramwumvise umunezero ngo abantu ngo bari bayihaga bagiye gutera haleluya haleluya mwebwe abantu bananse mumaze kwijangura abantu twikindira imbaraga haleluya 19 sije tuba twarusha haleluya 19 kandi okay unategura isomo rya haleluya imbaraga zanyu n'igihe igomba gukora haleluya igomba gukora n'igitagomba gukora igize itagara digaraje
niyo yavuzwe cyane azahinduka iki amata yiyo yavuzwe cyane azahinduka amacana amata siko bazatungana. Haleluya. 30 wewe kutoza angalia ndizo ni mzigo amata somo dalitanze umva yumve siko umunebwe timasenze imbere yanje nasenze imbere ya narize nshita narize tuhari bayikaza bikakita ngo kuri yarane kora senganye nawe merane ane bese twigeze gusenga umenye kweko dore ngabo barana baha abazi ese turacari kumwe nabona kari gaciye narinde kuvuga nti ngo amare arabanga yatayesi yateye imwe gusa imwe ngo atwite ari umuganga w'umurwayi wari warwaye ngo yarivuje arawenda nakana iyo sayiti ngo ayikubita rero yambaye kubita mutebe turavuga turamufata kwa tumari n'abagizi kamari kinakuwaje aravuga ngo muravye mukoko ngo yikubita hasi umuravye ati anga byageze kwa arwaye narivuje yageze amazi usikabije ngo sasa mureka ngo ni Mungu ile kukurudia kwa brother haleluya ni mtatu ya niweze kusamehe Mungu kusikeni masaka kunaga kizani haya sikuje kwa haleluya kite kandi nane bangite ariko nanone tusetwe ibipimo cyacu ese ntabwo byinjiyemo ariko byose bifatanyiriza hamwe n'ikindi z'amabwira n'ibisi abantu tujya dutanga iyo dutanga tujye dukadira iyo tujya dutanga abantu bamwe bagatangira kugenda kubera biba byavuze kuko cyarambiranye ariko nasobanura neza yewe ukare kuri bari guteka kujya akabatangira kuki yabaya usheyi ndakitarusha akitarusha kabya kandi akitarusha utambe cyane zanga ariko nyine uburyo hari ikintu ni ikintu bikata bitubasha twaje gusubira akabita kane ariko gutamba twaba jino kamakabe warangiza ngo nane mbegute kama isayo se twadusimba ngokuri bavandi Yesu ashimwe cyane hari bitsiriki z'ijambo ry'Imana Yesu arababwira ngo umwana ntiyapfuye yasinziriye abakristo nubwo twaba nubwo twobi kurira si ikibazo ariko tugomba kurira n'ibyiringiro dufite ibyiringiro by'abantu nicyo cyaka simbaye ngo kurira n'icyago kurira ngo itegeko ya kurira n'umubiri n'amarebe y'umubiri kubera yuko tutambaye umubiri ntiworeka kurira n'ibikunda ariko igiteye ubwoba n'igihe umuntu ashobora kurira akagera igihe atakaza ibyiringiro agasa naho uwagiye atazi iyo yagiye bibiliya yavuze ngo sema haleluya Imana iyo tuvuye muri uyu mubiri turasinzira iyo tudasinzira Imana se tuhamagara itahamagara ina yatwe Imana Yesu kubisha Ongera ijambo ry'Imana